Twagarutse rero ku Isomo TV, nabwo uyu ni wa mwanya wo kongera gukora ubundi bwoko bw'isabune, ariko mbere y'uko dutangira ndagira ngo mbabwire icyitonderwa mu byo tugomba kwirinda mu gihe tugiye gukora isabune yacu. Aha ngaha icyo nshaka kubasaba ni iki? Ndashaka kubabwira ko mbere y'uko dutangira gukora isabune, tugomba kujya kure y'umuriro. Ahantu hari umuriro tugomba kwitondera kuhakorera iriya sabune. Kubera iki? Hari poroduwi nyinshi dushobora gukoresha zizirana n'umuriro. Ikindi, tugomba nibuze kujya gukora isabune twafashe amaboko yacu tukayambika amaga, kuko deke tutashyizeho ariya maga, ziriya poroduwi zishobora kugwa ku ruhu rwacu zikahangiza. Ikindi ni uko wowe wa muntu we uri kureba iyi videwo, rinda abana kwegera ahantu uri gukorera isabune, kuko umwana ashobora gukora kuri iriya sabune tugiye gukora ugasanga arangiritse. Ikindi ni uko tugomba kugendera kure y'iriya sabune, biriya byo kuvuga ngo urayifashe uyishyize mu kanwa kugira ngo wumve ko isabune yawe ngo yabaye neza. Isabune ntabwo iribwa, wirinda kuyitesitinga cyangwa se kuyikoza mu kanwa. Na videwo mu kanya ijyanye n'uko bakora isabune y'amazi. Iyi sabune ngiye kubigisha uko bakora, tugiye kuyikora mu gihe gito cyane, kidasaba igihe kinini cyane. Wowe nkurikiye ya litiro 15 Isano TV, akaba ari ku ruhande, ukaba ufite rero indobo, amabase na za produit chimique. Turatangiye rero. Urafata nitrosol, caustic soda, ufate na soda ash, uzivangire muri za litiro 15 z'amazi. Ushaka wabishyiriramo rimwe, ntacyo bitwaye. Ubishyiremo, ubwo ku ruhande uraza kuba ufite stirring rod yawe nk'uko mubibona kuri screen yacu. Urashyiramo uvange kugeza igihe wumva ko solution yacu yivanze. Turaza gukoresha ni STPP cyangwa se sodium tripolyphosphate, inagira irindi zina bita panta sodium tripolyphosphate. Ku rundi ruhande rero uraza kuba ufite indi ndobo cyangwa se akandi kabase, uvangiremo iriya sodium tripolyphosphate na sodium lauren sulfate, ubivangiremo, wongeremo na foaming booster, noneho ubivange kugeza igihe wumva bisa naho binogeye. Iyi STPP cyangwa sodium tripolyphosphate ni CaLS, sodium lauren sulfate na foaming booster. Ni ngombwa mu isabune kugira nka foaming booster yongera kureta ku isabune, niyo mpamvu tuyikoresha. Iriya STPP yongera uburemere bw'isabune cyangwa se yongera n'igihe cyo kubaho ku isabune, niyo mpamvu ibi byose tubikenera. Nyuma yo gukora solution yabyo rero, mwibuke kuri step ya mbere twavanze iriya nitrosol na caustic soda na soda ash. Tugiye kubivangira muri solution ya kabiri irimo STPP na SLS. Noneho nitumara kubivangira, tumaze kubishyira mu kintu kimwe, turaza gufata ya stirring rod yacu, twongere tuvange, tubivangire hamwe nyine, dukoroge kugeza igihe solution yacu izagira
uzumva iri kugenda yegerana ifatana. Iyi CLS cyangwa se sodium lauren sulfate akenshi iyo tugiye koga mu madushe nituma mbega iyo urimo yoga wumva ko uri koga isabune pe, no mu musatsi ushobora kuyikoreshamo, ushobora no kuyogesha ibikoresho byawe ntacyo bitwaye. Hamwe rero twavangiye za solution zacu zose tugiye kongeramo sulfonique acide, murayibona iri mu gashashi k'umukara, iriya ni sulfonique acide tuyongereye muri ya solution yacu, murabona ko itangiye kureta. Mbega iyo ukimara kuyishyiramo utangira kubona urufuro rutangira kuza buhoro buhoro, uko rugenda ruza ni nako nawe ugenda uvanga ukavanga kugeza igihe wumva biri kugenda bikomerera. Iyi sulfonique acide impamvu tuyishyiramo bitewe n'ubukana igira, iragenda igacagagura cyangwa se ikoroshya za produits chimiques zose twashyizemo, ya caustic soda, ya soda hash, ya foaming booster, ya STPP, ya SLS, iragenda ikabyoroshya kimwe kikajya kigenda kinjira mu kindi. Niko kamaro ka sulfonique acide. So urabivanga, ubivange nawe ubwawe ugenda wumva biri kugenda bikomera mu kaboko. Uko bigenda bikomera mu kaboko, iyo bishaka kumera nk'ubugari ushobora kongeramo nk'amazi make yasigaye kugira ngo bigire ute byorohe, kugira ngo isabune itaza gukomera cyane. Murabona rero ko twongereyemo kara, iriya ni kara cyangwa se ibara rya solution yacu dushaka kugira ute kuza gukora. ubyongeramo kugira ngo isabune yacu igire ibara, noneho kongeramo na ka perfume. Murabona ko iriya ni impumuro dushyizemo. Nyuma yo kongeramo ka perfume urongeramo na formalin. Iyi formalin nayo ni ngombwa. Formalin ni ngombwa kuko itagiye mu isabune nta kintu cyose burya kitagira za bacteria cyangwa se kitagira za mikorobe. Iriya formalin iragenda ikica mikorobe zose ziba ziri muri iriya sabune. Ibara ryo nyine ni ukugira ngo isabune yacu ize kuza isa ubururu cyangwa se umuhondo, so biterwa n'ibara wumva ushaka gukoresha. Impumuro yo ni ngombwa kuko muzajya mureba amasabune menshi agiye atandukanye aba afite impumuro uko ahumura, kugira ngo wenda ataza guteza ibibazo. Nyuma yo gushyiramo rero ibara, impumuro, tugashyiramo n'iriya formalin, urongera ukabivanga, none ukavangira hamwe. Uko ugenda uvanga ni nako ugenda ubona ibintu bigenda bihinduka. Uravanga ukavanga ukoresheje kariya gati kawe ukoresheje kugira ngo bigende neza. Nyuma rero iyo umaze kuvanga, kugira ngo isabune yawe ize kuboneka neza ifashe nta bibazo ifite, nibuze utegereza igihe nibuze kiri hagati y'amasaha 48. Ni ukuvuga ngo wayikoze none ushobora kuyiraza ukazayireba ejo nimugoroba. Kubera iki? Tuba dushaka ko isabune ruriya rufura mubona hejuru, uko igenda imara igihe ni nako ruriya rufura rugenda rushiramo, noneho hagasigara umushonge w'isabune. Niyo mpamvu ifata icyo gihe. Ariko nyuma yo gukora iyi sabune tuzakora indi sabune idasaba ko ifata amasaha 48. Ushobora gukora mu gitondo nka saa moya, mu ma saa sita ukaza kuyipakinga yabaye neza. So urabona ko iyi sabune twarimo dukora nayo imaze kuba umushonge, ni ukuvuga ngo ibaye kuriya nyuma y'amasaha 48. So ndizera ko buri wese yakurikiye, mugumye mukurikirane uburyo Isomo TV ibagezaho uko bakora amasabune y'amazi.
ushobora kugira ikibazo cy'uko uzabona izi produits chimiques. Ndaza gushyiraho nimero yanjye kuri screen ahangaha, uzampamagare. Produits chimiques zirahari kandi nta nubwo zihenda, noneho ubashe kwikorera isabune mu rugo iwawe. Murakoze, ndabashimiye rero kuba mwankurikiye.